yambwiye ko yifuza ko tuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo gukoresha impano z'umwuka wera mu buryo bwungura itorero. Turi mu gihe icyumweru gishize twari muri Pentekoti, turacyari rero mu bihe by'umwuka wera, turacyari mu bihe by'itorero. Nyuma ya Pentekoti, kuri Pentekoti itorero ryaratangiye, hanyuma nyuma ya Pentekoti ubwo n'ubuzima bw'itorero tuba turi kuvuga. Twamaze gusoma ijambo ry'Imana mu bice badusomeye tugitangira mu Abakolinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 12, aho Paulo yabwiye Abakolinto nguko mushishikarira kubona impano z'umwuka aba ariko munashishikarira kuzunguza itorero. Hanyuma twasomye kandi mu Befeso aho ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Yesu amaze kuzamuka mu ijuru yatanze impano. Aha bamwe kuba bigisha, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abafite impano zo kuba bungeri, abandi gutwara, abandi gukora ibitangaza. Izo zose ni impano Imana yatanze, kandi Imana yabonaga yuko zikenewe. Impano ni umugambi w'Imana, impano ni ubushake bw'Imana. Ni ngombwa rero ngo zibeho kuko Imana ubwayo muri gahunda yayo yabonye ko zikenewe, zikwiriye kuba. Abantu b'Imana bakwiye kuzifuza, bakwiye kwifuza kugira impano z'uburyo butandukanye nk'uko ijambo ry'Imana riziduhishurira. Kuzifuza ni ikintu cyiza cyane, no gusenga tukazisaba Imana nacyo ni ikintu cyiza. Haleluya. Gusa kuzifuza bigomba no kujyana no kumenya nanone icyo dukeneye kuzikoresha. Ni impamvu ki tuzikeneye? Icyo dukeneye kuzikoresha rero nacyo kijyana no kumenya impamvu zatanzwe. Imana yazishyizeho, Imana yazigennye, Imana yazitanze yarigamije iki? Igihe kimwe ubwo intumwa zarimo zigenda zigisha zivuga ubutumwa, bagiye basengera abantu, hanyuma bakabarambikaho ibiganza, bakuzura umwuka wera n'impano z'Imana. Dusoma ibihe bitandukanye aho intumwa zabwirizaga ubutumwa, abantu bakumva ijambo ry'Imana, bakabasengera, bakabarambikaho ibiganza, bakuzura umwuka wera, bakavuga mu ndimi, bakanahanura. Mu byakozwe n'intumwa dushobora kubonamo ibihe nk'ibyo bigera nko kuri 3. Umunsi umwe rero ubwo bakoraga icyo gikorwa, witwa Simoni wari usanzwe ari umukonikoni cyangwa se umupfumu, arabibona, abona ibyo bitangaza, nawe yumva yifuje kubona impano y'Imana. Ariko impamvu yatumaga yifuza, icyatumye yumva yifuza kubona Imana, cyo ntabwo cyari kijyanye n'intego y'Imana. Ubundi yari umupfumu, kandi burya abapfumu batandukanye n'abaganga. Abaganga babereyeho kugira ngo tubone ubuzima bwiza, niyo ntego yabo. Nubwo bakora bakanahembwa umushahara ngo nabo babeho, ariko burya intego y'umuganga nuko abantu bagira ubuzima bwiza. Intego y'umupfumu rero ni ukurya iby'abantu. Ntabwo ari ukugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, ni ukurya iby'abantu. Rero uyu mugabo Simoni, ubu bukonikoni bwe bw'ubupfumu ngo bwamuzaniraga amafaranga menshi. Ariko arebye imbaraga z'umwuka wera z'intumwa, abona aramutse agize nk'izo ngizo yabona iritubutse, riruta iry'ubukonikoni bumuha. Ngo araza rero yiyemeza gushora imari muri icyo gikorwa. Ngo abwira intumwa ngo mbahe amafaranga, namwe mumpe kuri ubwo bubasha, kugira ngo umuntu wese nzajya ndambikaho ibiganza yuzura umwuka wera nk'uko namwe mubikora bigakunda. Petero ngo aramubwira ngo pfana izo feza zawe, kuko impano y'Imana ntabwo igurwa amafaranga, ntabwo ari ishoramari. Haleluya. Ngo ako kanya ahinduka impumyi, agenda akabakaba abaye impumyi, kuko yifuje impano z'Imana ku mpamvu zitari zo. Birashoboka ko twese twumva twifuza impano z'Imana, ariko impamvu ituma tuzikenera ikamera nk'iya Simoni w'umukonikoni.
birashoboka ko mu itorero uwakugira nka Eliya akaguha impano zikomeye zo kumanura umuriro, utameze nkawe wese atakongera guterana muri uru rusengero, wajya umutwika ntiyongere guterana. Ntabwo rero ari ikimana yatangiye impano. Niyo mpamvu uko dushishikarira kubona impano, aba ariko tunashishikarira kuzunguza itorero. Haleluya. Tugiye kuvuga ibintu bitatu muri iyi nyigisho. Icya mbere nuko impano zizubaka itorero, abahawe izo mpano nibamenya ko ari ikimana yazitangiye. Icya kabiri, impano zizubaka itorero, abafite izo mpano niba banafite umwuka wera wazitanze mu buryo bwuzuye. Icya gatatu, impano zizubaka itorero, abafite impano nibakura mu buzima bw'umwuka. Imana ishimwe. Mu Befeso igice cya 4 imirongo twasomye hatubwiye impamvu Imana yatanze itorero. Icya mbere hatubwiye ngo ni ukugira ngo abera batunganyirizwe umurimo wo kugabura iby'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Itorero niyo ntego y'iby'Imana ikora byose. Ni itorero, nta kindi Imana igamije. Ibyo ikora byose igamije kubaka itorero kugira ngo ku iherezo Imana izaryishyire ubuhanuzi iyerekwa rya Yohana yabonye, habeho guhimbaza no gushima Imana, tuvuga ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo kandi bazaturana nayo, iba Imana yabo nabo baba abantu bayo iteka ryose. Haleluya. Iryo ni ryo herezo, uwo ni wo mwanzuro w'umurimo w'Imana. Ni igihe Imana izabana n'abantu bayo, nta yindi nkomyi, nta yindi nzitizi, nta cyaha, nta rupfu, nta byago, nta makuba, nta ngorane. Uwo niyo ndunduro y'umurimo w'Imana. Icyo Imana ikora cyose, icyo Imana itanga cyose, nicyo ngicyo igamije. Niyo mpamvu natwe dukwiye kwiyumvamo ko aho tugana n'ibyo dukora bigamije kugera kuri iyo ndunduro yuko habaho abantu b'Imana, habaho itorero ry'Imana, habaho abiteguye kuzimana n'Imana iteka ryose. Icyatumye Imana itanga itorero, iyi mpano rero kiri muri iyo ntego, ni ukugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Niko mu Befeso hatubwiye. Icya kabiri hatubwiye ngo kandi kugeza ubwo tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera, ni ukugira ngo abera babeho bafite ubumwe bwo kwizera. Tujye tuba mu itorero ariko tugahorana impaka z'ibyo twizera, tukagira imyizerere itandukanye, tukajya impaka z'ibyo turya, tukajya impaka z'uko twambara, tukajya impaka z'uko dusenga, tukajya impaka z'uburyo twifata, tukajya impaka z'uburyo turirimba. Imana yatanze impano kugira ngo dushobore kugera ngo aho twese tuzashobora kugira ubumwe bwo kwizera, izo mpaka zikarangira. Icya gatatu ngo ni ukugira ngo tudakomeza kuba abana, ngo ahubwo dukure tugere ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Ngo tudakomeza kuba abana dutembanwa tujyanwa hirya no hino n'umuyaga n'umuraba w'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu bwo kutuyobya. Ubushize nigisha iwacu narindi kwigisha ku mata y'umwuka adafunguye, Petero yanditse vuga ko ari ijambo ry'Imana ariko ritagoretse, kuko gufungura amata ni ukuvangamo ibindi bintu kugira ngo umuntu yibonere inyungu. Ijambo ry'Imana rijya rigorekwa ku mpamvu zitandukanye, ntiribe rikiri amata y'umwuka adafunguye, ahubwo akaba ari amata bafunguye. Yesu yavuze ko hari umuntu wazanye umusemburo ashyira mu ifu, kandi umusemburo ni ubuyobe. Umusemburo y'usomye muri Bibiliya, ubwoko bw'Imana bwagombaga kurya imitsima idasembuye
iyo hagiye mu musemburo biba byabaye ibindi. N'uyu munsi hariho imyigishirize iyobya abantu, ariko icyatumye Imana itanga impano ni ukugira ngo dukure, tumenye gutandukanya ikibi n'icyiza, tumenye inyigisho z'ukuri n'izitari iz'ukuri, twe gukomeza kujyanwa hirya no hino n'umuraba w'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu bwo kuyobya abantu. Imana ishimwe. Iyo rero ni impamvu ituma mu gihe dusaba Imana impano tugomba kuba tunumva yuko dukwiye kuba tuzikoresha tugana kuri icyo ngicyo. Abera batunganywe, tugire ubumwe bwo kwizera kandi tubashe gukura tugere ku kigero gikwiriye. Tuzakoresha impano neza nituba tuzirikana icyo kintu. Icya kabiri, tuzakoresha impano mu buryo bwungura itorero nitugira umwuka wera watanze izo mpano akaba ari muri twe ku rugero rwuzuye, mu buryo bwuzuye. Hari umwanditsi umwe wanditse agatabo kitwa Itorero rya mbere, agenda avuga uburyo ryabagaho, noneho avuga uburyo ryabagaho mu bijyanye no gusenga. Avuga ibihe itorero ryasengaga, aravuga ngo ryarasengaga cyane iyo ububyutse bwazaga. Hanyuma arangije aravuga ngo ububyutse bushira aho bene bwo bemera ko bushira gusa. Ni ukuvuga niba ububyutse bwazanywe no gusenga, abantu nibaguma mu masengesho ububyutse buzagumaho, ariko nibava mu masengesho ububyutse buzahagarara. Undi nawe wanditse agatabo kamwe kavuga inyigisho zo kwezwa, yanditse ku cyo yise umugisha wa kabiri. Aravuga ngo niba dushaka kugumana umugisha tugomba kuguma gutegekwa n'ibyazanye uwo mugisha. Ibyatumye umugisha uza tugomba kubigumamo, nitubivamo n'umugisha nawe uzagenda. Izi mpano ni impano z'umwuka wera. Niba tugomba gukoresha impano z'umwuka mu buryo bwubaka itorero ry'Imana, nuko umwuka wera aguma muri twe, agatura muri twe, tukabana n'umwuka wera akaba ari we uyobora. Nutandukana n'umwuka wera uzakoresha impano ariko uyobowe na kamere yawe. Icyo gihe ntabwo bizubaka itorero ry'Imana. Icyo gihe ntabwo uzashaka inyungu z'Imana, ahubwo uzashaka izawe ku giti cyawe. Uzaba nka Simoni w'umukonikoni. Bamwe bajya bakoresha impano z'Imana ngo bibonere icyubahiro, abandi barazikoresha ngo babone ubutunzi nk'uko kwa Simoni w'umukonikoni. Ariko abagumana n'umwuka wera agakomeza kubayobora muri uku gukoresha impano z'Imana, bazazikoresha mu buryo Imana ishaka kandi bwubaka itorero ry'Imana. Ibi rero biratuma shaka kureba ubu buryo bwo kugira umwuka wera mu buzima bwacu. Umwuka wera w'Imana, iyo dusomye muri Bibiliya tubona umwuka wera ko tubana nawe mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni umwuka Bibiliya yita umwuka w'ubugingo cyangwa umwuka w'ubuzima, the spirit of life, umwuka w'ubuzima. Uburyo bwa kabiri ni umwuka w'imbaraga. Iyo turebye muri Bibiliya dushobora kubibona. Mu isezerano rya kera hari umwuka w'imbaraga, ariko ntabwo hari umwuka w'ubugingo. Umwuka wera yazaga ku bantu akabaha imbaraga zo gukora igikorwa runaka Imana ishaka ko bakora uwo mwanya, ariko umwuka wera ntabwo yagumaga mu bantu. Niyo mpamvu tubona imbaraga zidasanzwe mu bantu nka ba Samusoni, imbaraga zo kurwana zikomeye. Tukabona imbaraga zo guhanura nka ba Eliya no gukora ibitangaza. Tukabona ndetse n'imbaraga zo kugira ubwenge bwo gukora ibintu bidasanzwe nk'aba bagabo babiri Besareli na Oholiyabu. Imana yabwiye Mose imaze kumwereka igishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro ko yabahaye ubwenge kugira ngo bashobore gukora imirimo yose yo kubaka iryo hema bakurikije uko Imana yabimweretse. Izo zari imbaraga zazaga ku bantu. Ariko iki gihe ntabwo umwuka wera yinjiraga mu bantu ngo agumemo,
abaho ubuzima bw'Imana, bahe kamere y'Imana muri bo. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera ubonamo ibintu bidasanzwe. Uzabona abantu bafite imbaraga zihambaye zo gukora ibintu bidasanzwe, ariko bakagwa no mu byaha bidasanzwe. Samusoni mu mbaraga ni Superman, niko twamwita, ni igihangange. Urebye imbaraga yari afite zitanyagura intare, imbaraga zishikuza inzu yose igahirima. Yari umuntu udasanzwe. Ariko kandi wa muntu udasanzwe uryama ku bibero by'indaya y'ikimenywa bose, sino kuvuga ngo yaguye mu mutego mu buryo wenda bwo mu masengesho bwo kutirinda bw'urubyiruko, kuko burya niyo waba umunyamwuka gute utagize kwirinda ushobora kugwa mu byaha. Ariko indaya izwi yicuruza, akaryama ku bibero byayo, agakina nayo, ni ibintu bidasanzwe. Nuko uyu mwuka atari muri we. Tubona umuntu nka Eliya amaze kumanura umuriro no kwica abahanuzi bose b'Abayali, ariko akagira ubwoba, agatinya ijambo rya Yezebeli, agahunga kugeza ubwo yisabira gupfa. Buriya ni nko kwiyahura. Ni ibintu bidasanzwe umuntu umaze gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko umwuka w'Imana atagumaga muri bo. Nusoma uzabona abacamanza bose inkuru zabo bagiye bakora ibintu bihambaye, ariko kandi bagwa no mu byaha byinshi. Hafi ya bose bagize abagore benshi. Mu isezerano rya kera rero birahinduka. Yesu Kristo atanga isezerano ry'umwuka wera, yamusezeranye mu buryo bubiri. Ubwa mbere yaravuze ngo umwuka abana namwe, ariko azaba muri mwe. Haleluya. Umwuka wera mu isezerano rishya tumuhabwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni nk'umwuka w'ubugingo, hanyuma kandi tugakomeza kumuhabwa nk'umwuka w'imbaraga. Yesu yasezeranye umwuka uzaza muri bo, asezerana n'umwuka uzaza kuri bo. Reka mere ku buryo bwa mbere bw'umwuka, mere ku rugero rwa Yesu. Uburyo bwa mbere, Yesu bwe yakiriye umwuka wera mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko Yesu mu gusamwa kwe byabaye mu mbaraga z'umwuka. Marayika yabwiye Mariya ngo humura, wikwibaza uko uzabyara utagira umugabo, umwuka wera azakuzaho. Haleluya. Umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uzavuka zitwa uwera w'Imana. Kristo yasamwe mu buryo bw'umwuka. Ubuzima bwe bufite inkomoko mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Yesu bwe avuga ngo burya ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ibyo gikora ni iby'umubiri, ibyo gishobora ni iby'umubiri, ibyo kimenya ni iby'umubiri. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Niko yabwiye Nikodemo. Avuga ko umuntu adashobora kumenya iby'ubwami bw'Imana atabyawe mu buryo bw'umwuka. Yesu yasamwe mu buryo bw'umwuka, aravuka abaho ubuzima bw'umwuka. Mu turemangingo twe tw'ubuzima bwe yari afite kamere y'umwuka wera. Niwo watumye Yesu ashobora kubaho mu mubiri imyaka 30. Muri kiriya gihe cy'imyaka 30 umwuka w'imbaraga yari atarigaragaza kuri Yesu, ariko yari afite umwuka w'ubugingo, umwuka w'ubuzima, umuha ubuzima bwo kubaho nk'uko Imana ishaka. Akabaho yuzuye urukundo, akabaho yuzuye imbabazi, akabaho yuzuye ubuntu, akabaho yuzuye ubugwaneza. Bibiliya iratubwira ngo akabaho agwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akabaho imyaka 30 nta cyaha kigaragaye mu buzima bwe. Nuko yari afite umwuka w'ubuzima, umuha ubuzima bw'Imana muri we. Hanyuma igihe yendaga gutangira umurimo, niho umwuka w'imbaraga waje kuri we. Asanga Yohana aramubatiza, amaze kumubatiza ava mu mazi. Dusoma mu ijambo ry'Imana ngo umwuka wera mumanukiraho ameze nk'inuma, hanyuma ijwi rivugira mu ijuru ngo
nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, maze uwo mwuka ahita amujyana mu butayu. Uyu mwuka muha imbaraga zo gutsinda ibishuko byose bya Satani. Uyu mwuka muha imbaraga zo kumara iminsi 40 n'amajoro 40 yiyirije ubusa. Hanyuma uyu mwuka muha imbaraga zo gutangira ministeri ye yo kubwiriza iby'ubwami bw'Imana, ngo akabwiriza nk'ufite ubutware, ntamere nk'abafarisayo n'abanditsi. Agakiza indwara z'amoko yose, agategeka umuyaga n'inyanja bikamwumvira, akazura n'abapfuye. Uyu ni umwuka w'imbaraga. Urugero rwa kabiri ni urw'intumwa za Yesu. Nk'uko nabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 17, Yesu yarababwiye ngo ningenda data azabaha umufasha, niwe mwuka w'ukuri. Arabwira ngo uwo mwuka abisi ntibashobora kumumenya, ngo ariko mwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe noneho. Haleluya. Bwa mbere yabasezeranije ko umwuka azaba muri bo. Amaze kuzuka yenda kujya mu ijuru, yongera kubaha isezerano ry'umwuka wera. Muri Luka 24 uhereye ku murongo wa 47, arabaganiriza abungura ubwenge, abaha inshingano. Kandi inshingano kugira ngo bayikore baragomba kuba bafite umwuka w'imbaraga. Arabwira ngo kwihana no kubabarirwa bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina ryanjye. Kandi nimwe bagabo bo guhamya ibyo ngibyo. None kugira ngo muzashobore kubikora, murindire, mugume mu murwa, murindire gatoya kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. No ku musozi wa Elayono agiye kuzamurwa, arabwira ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iri sezerano ry'Imana ryabasohoyeho muri ubu buryo Yesu yari yavuze. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 22, muri uwo mugoroba Yesu amaze kuzuka arababonekera, ngo abahumekeraho, arababwira ngo mwakire umwuka wanjye. Hano yarabasohoreje isezerano ryo kubaha umwuka w'ubuzima utura muri bo, akabaha kamere y'Imana kugira ngo bahindurwe babe abana b'Imana. Birashushanya uburyo Imana imaze kurema umuntu, ngo yaramubumbye ariko aba nk'umurambo urambitse hariya, maze ngo Imana imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu abona ko ubugingo buzima. Yesu nawe abahumekeraho, arababwira ngo nimwakire umwuka w'ubuzima mubeho. Haleluya. Ibi birashushanya igihe Ezekiyeli yabonaga kugwa kw'Abisirayeli baravuye ku Mana, akababona nk'imirambo yapfuye ndetse yashizeho umubiri, ikaba amagufwa anyanyagiye mu kibaya. Ariko Imana ikamubwira ngo hanurira umwuka winjire wegeranye iriya mirambo, hanurira umwuka winjiremo kugira ngo imirambo ibe mizima. Umwuka w'Imana w'ubuzima kuri uyu mugoroba yinjira mu ntumwa za Yesu. Uyu mwuka turawukeneye kugira ngo dukoreshe impano z'Imana mu buryo bwungura itorero. Intumwa zakiriye uyu mwuka, niyo mpamvu zifite itandukaniro ugereranyije uko intumwa zakoze umurimo w'Imana n'abari abahanuzi navuze bo mu isezerano rya kera. Ntabwo uzigera ubona kugwa mu byaha nk'uko kwabaye mu isezerano rya kera. Nusoma amakuru y'intumwa, ntabwo bigeze bagwa mu byaha bikomeye, kuko bari bafite umwuka w'imbaraga, ariko bari bafite n'umwuka w'ubuzima. Bari babayeho ubuzima bw'ubumana muri bo butuma bagira imbaraga zo gutsinda ibyaha. Ubwa kabiri kuri Pentekote, umwuka w'imbaraga araza kugira ngo binjire muri ministeri, binjire mu murimo, binjire mu bikorwa. Bibiliya iratubwira ngo aho bari haba umuyaga w'umuriro ukomeye umeze nk'umuyaga, buzuzwa umwuka wera,
haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Uku ni ukwakira umwuka w'imbaraga kugira ngo basohoze inshingano Imana ibahamagariye. Ubu buryo bwo kwakira umwuka wera bufite ibimenyetso bitandukanye. Ikimenyetso cy'ubuzima ni uguhumeka. Haleluya. Iyo umuntu adahumeka aba yapfuye. Ikimenyetso cy'ubuzima ni uguhumeka. Yesu abaha umwuka w'ubuzima bahumekeraho. Ikimenyetso cy'imbaraga ni umuyaga n'umuriro. Umuyaga urahuha ugahitana byinshi, murabizi imbaraga z'umuyaga n'iz'umuriro. Uyu munsi dufite umugisha kuko dushobora guhabwa umwuka wera w'Imana mu buryo bwuzuye. Uko dushishikarira kugira impano z'imbaraga, akenshi nizo tureba, akenshi nizo twifuza, aba ariko dushishikarira no kugira umwuka w'ubuzima muri twebwe. Haleluya. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha ngo aba data. Imana ishimwe. Dukeneye uyu mwuka uduhindura abana b'Imana, tukavuga ngo aba data. Uyu mwuka dushoboza kubaho ubuzima bw'Imana. Uyu mwuka dushoboza kwera imbuto z'abana b'Imana, kandi izi mbuto nizo Yesu yavuze ngo abahanuzi b'ukuri muzabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo tuzabamenyera ku mbaraga ziri muri bo gusa, nubwo nazo tuzikeneye kugira ngo dukore inshingano, ariko dukeneye n'ubuzima. Uyu muntu udafite umwuka w'ubuzima muri we nakoresha impano z'Imana azazikoresha mu buryo butungura itorero, kuko nta buzima bw'Imana buri muri we. Azazikoresha mu buryo bwa kamere. Birashoboka ko wakora ibitangaza byinshi kandi ni byiza, ariko birashoboka ko wakora ibitangaza ntiwera imbuto z'ubuzima bw'Imana muri wowe, kandi ibyo tujya tubibona. Icyo gihe ibikorwa byawe ntabwo byungura itorero ry'Imana. Ndahamya ko n'uyu munsi hariho umugayo ku itorero ry'Imana, kubera abantu buzuye imbaraga, umwuka, impano z'imbaraga, ariko batuzuye ubuzima bwa Kristo muri bo. Ibyo bitangaza ushobora kubikora ariko ntiwera imbuto. Buriya kubw'igitangaza n'indogobe y'abaramu yavuze ururimi rw'abantu. Siko bimeze se? Ntabwo mubizi se? Mu buryo bw'igitangaza indogobe, igisimba, yavuze ururimi rw'abantu. Ariko ibyo ntibivuga ko indogobe igiye kugaragaza imico y'abantu nubwo yavuze ururimi rw'abantu, kubera ko ntifite ubuzima bw'umuntu muri yo, ifite ubuzima bw'inyamaswa. Dushobora gukora ibitangaza, birashoboka, ariko tudafite umwuka w'Imana w'ubuzima muri twebwe ntidushobora kugaragaza imico y'Imana, ntidushobora kugaragaza kamere y'Imana. Dukeneye umwuka w'Imana uduhindura abana b'Imana, utuma muri twe tuniha ngo aba data, kugira ngo tugaragaze tubeho imibereho y'Imana. Imana ishimwe. Nibwo itorero ry'Imana rizubakwa, nibwo izina ry'Imana rizahimbazwa ku bwacu. Imana ishimwe. Iyo dukoze ibitangaza, abantu bashobora guhimbaza Imana igitangaza kikibaho ngaho, ariko usohotse bakakubona uri gutukana, bakakubona wasambanye, bakakubona uri umwambuzi, bakakubona uri ideni ntiwishyure, ryashimwe batanze rihita rirangira. Nubwo bashimye igitangaza cyabaye bihita birangira. Imana bakayituka ngo uriya si wa wundi tujya twumva avuga mu ndimi, si wa wundi uhanura. Ariko iyo bifatanije, haleluya, iyo bifatanije tukagira umwuka w'imbaraga, tukagira n'umwuka w'ubuzima, itorero ry'Imana rizubakwa, itorero ry'Imana rizunguka. Icya gatatu, tuzakoresha impano mu buryo bwungura itorero nidukura muri uwo mwuka w'ubuzima. Kugira umwuka uduha ubuzima akaduhindura abana b'Imana,
tugataka ngo abadata ni byiza, ariko nabyo ntibyuzuye ntibihagije. Tugomba no gukura muri ubwo buzima. Ijambo ryatubwiye ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana, naho twakira umwuka uduhindura abana b'Imana, ariko dukomeje kuba abana nabyo bibi bibazo. Wibaze uramutse uhaye umwana icyuma, umwana mutoya cyane, umuhaye icyuma, wibaze ibyo yagikoresha. Uzasanga ibitambaro byo ku meza yabikebye, uzasanga yagiteye kuri televiziyo, ibintu byose yagikubitaho, kuko n'umwana mutoya ntazi ibyo ari byo, ntazi umumaro w'icyuma, ntazi icyo cyagenewe. Kugira ngo tumenye twinjire neza mu cy'Imana yaduhereye impano, nuko dukura. Ijambo ry'Imana Pawulo yaryandikiye Abakolosayi mu gice cya mbere umurongo w'10, agace gasoza aravuga ngo mwunguke kumenya Imana. Haleluya. Tugomba kunguka kumenya Imana, tukamenya neza iby'Imana ishaka, tukamenya neza ubushake bwayo. Umwana mutoya mwese uko mujya mumubona iyo avutse, aba afite ingingo zose z'umubiri. Umwana avukana ingingo zose z'umubiri, ariko ziriya ngingo hari nyinshi zidakora ibyo zakagombye gukora, kubera yuko gukura kutaragera ku rugero rutuma zibasha gukora ibyo ngibyo zakagombye gukora. Murabizi umwana wo kuvuga ararira, ariko uko agenda akura kuvuga biraza, nabyo bigatangira nabi ariko bikageraho bikagenda neza. Burya abakristo ni byiza ko duhinduka abana b'Imana, ariko ni byiza ko dukura muri ubwo buzima. Pawulo yaganiriye n'Abakolinto, atangira bashimira, abanezererewe, ababwira ngo mwebwe abera b'Ikolinto mwihaye Imana, mwakiriye ubutumwa bwiza, mugira kwizera. Aravuga ngo bituma mutagira impano yose mubura. Izi mpano z'ibitangaza zose Abakolinto bari bazifite, ariko bari abana. Mu gice cya 3 arabwira ngo nubwo mufite impano bwose, ariko sinavuganye namwe nk'uvugana n'abantu bakuru, navuganye namwe nk'uvugana n'abana b'impinja, nabaramije amata kuko mwari mutarabasha ibyo kurya bikomeye, kandi n'uyu munsi ntimurabibasha. Aravuga ngo kuko mufite impano nibyo, mukiza indwara nibyo, mukora ibitangaza nibyo, murahanura nibyo, nta mpano nimwe mubuze. Ariko ikibazo, umwe aravuga ngo ndi uwa Pawulo, undi akavuga ngo ndi uwa Paulo, undi akavuga ngo ndi uwa Kefa. Ati ibyo bice rero biri muri mwe biragaragaza yuko muri abakamere. Ntabwo murakura, ntabwo mufite ubuzima bwuzuye bwatuma mukoresha impano mu buryo bwubaka itorero. Muri iki gice cya 14 twasomye umurongo wa 12, avugamo iby'impano z'ubuhanuzi n'izo kuvuga indimi, akavuga n'izindi mpano. Hanyuma akababwira ngo ni byiza mushishikarire gushaka impano. Ndetse yenda gusoza ibi bice, anasoza avuga ngo rwose nimukabuza abantu guhanura, nimukababuze kuvuga mu ndimi, nimukababuze byose gukoresha impano z'Imana, ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda, kugira ngo itorero ryubakwe, Imana ishimwe. Haleluya. Kuri uyu murongo twasomye rero arababwira ngo iryo shyaka mufite ryo gushaka gutunga impano z'Imana ni ryiza, ariko abariko mushishikarira no kuzunguza itorero. Nidutunga impano z'imbaraga n'ibitangaza, tudafite umwuka wera ngo tugumane nawe atubera ubuzima, itorero ry'Imana nirizubakwa, riziremamwe ibice, kubera ko ntituzazikoresha tugamije kubaka itorero, tuzazikoresha tugamije kwiyubaka ubwacu. Tuzazikoresha nka Simoni w'umukonikoni, tugamije twebwe ubwacu gusa kwinezeza ku giti cyawe, utagamije ku itorero ry'Imana ryubakwa. Ariko uyu munsi mwene data, wowe wamaze guhabwa impano y'Imana, nawe uyikeneye ukomeze usenge cyane Imana iguha impano. Impano zigaragara z'ibitangaza n'ibimenyetso, dusenga Imana iziduhe, turazikeneye. Imana yarazisezeranye n'isezerano, kuzitunga nta buyobe burimo, kuzihabwa nta kibazo kirimo.
hanyuma tunasenge tugire ubuzima bw'umwuka, tunasenge dukurire muri ubwo buzima. Birakwiye ko umukristo amenya ko akwiriye gukura. Abakristo bajya bayoberwa ko bakeneye gukura mu buzima bw'umwuka. Buriya guhabwa ubuzima nta ruhare tubigiramo. Ni nk'uko kugira ngo uvuke nta ruhare wagize. Muri twese nta wagize uruhare mu kuvuka kwe. Hari uwarugize ngo atubwire? Ntawe, nta warugize. Ariko kubaho kwacu ko tukugiramo uruhare. Ntabwo ibyo dukora siporo, turarya, turambara, dukora byose, tugira isuku, twarwara tukivuza. Ntabwo tubikora ngo duhabwe ubuzima turabufite. Tubikora kuko dufite ubuzima kugira ngo ubu buzima bubeho neza, bugere ku rugero rukwiriye, busohoze icyo bubereyeho. No mu mwuka niko bimeze. Twahawe kuba abana b'Imana, twabihawe ku buntu. Igihe Kristo yatwoherezagaho intumwa ze, ubutumwa bwiza kubw'ubushake bwe, akatubyaza imbuto itabora, niyo jambo ry'Imana. Niko Petero yanditse. Ariko kandi abwira Petero amaze kuvuga ko twabyawe n'imbuto itabura ariyo jambo ry'Imana, aravuga ngo noneho ubwo twavutse tumere nk'impinja, twifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo adukuze. Mu matangazo umushumba yahoze avuga ngo amasengesho yo kuwa kabiri mujye muyitabira. Iyo duterana tugasenga Imana, iyo twumva ijambo ry'Imana, iyo dusoma Bibiliya, iyo twiyiriza ubusa, ibyo byose tuba turi gufata neza bwa buzima bw'umwuka ngo dukure. Nibyo bidukuza mu buzima bw'Imana. Tuba dukora imyitozo, siporo yo mu buryo bw'umwuka. Kuko Pawulo yaravuze ngo witoze kubaha Imana. Ari yabwiraga Timoteyo, aramubwira ngo kwitoza ku mubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza ko mu mwuka kubaha Imana kugira umumaro kuri byinshi, kuko gufite isezerano rya none n'irizaza. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uko ushishikara usenga wifuza kubona impano, uko unezererwa gutunga impano, naba ari kushishikara usenga usaba kugira ubuzima nyabwo, naba ari kushishikara ukora imyitozo yo mu mwuka ikuzanira gukura no gufata neza ubwo buzima bw'umwuka, ubwo nibwo uzakoresha impano mu buryo bwungura itorero. Kandi nibwo uzicara ukumva unezererewe ko wasohoje umugambi w'Imana. Nugera ku gihe cyawe cyo gutaha, uzaba uvuga nka Pawulo ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'umwami wacu umucamanza utabeshya azampa kuri urya munsi. Yesu ashimwe cyane kuko nakoresheje impano z'umwuka mu buryo bwubaka itorero. Ndakwifuriza ko ukoresha impano z'umwuka wera mu buryo bwubaka itorero. Niba hari icyo umwuka wera gushyize ku mutima, wumva ukeneye kongera gusenga no kumusaba muri uyu mwanya, unyemerere uhaguruke dufatanye dusenga Imana. Oh haleluya. Turagushima Mana ishobora byose. Turagushima kuko isezerano ari iryacu n'abana bacu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana. Turagushima kuko atari kubw'imbaraga, atari kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera. Ntabwo ari kubwacu, ntabwo ari kubuhanga, ntabwo ari kubw'ubwenge twakubaka itorero ryawe, ahubwo wowe ubwawe waravuze ngo nzubaka itorero ryanjye. Itorero ni umugambi wawe, itorero niryo ndunduro y'igikorwa cyose y'umurimo wawe, itorero niryo ndunduro yo guhamagarwa kwacu. Nicyo cyatumye uduhamagara, nicyo cyatumye utubyaza ubutumwa bwiza, nicyo cyatumye utubyaza ijambo ryawe. Ni ukugira ngo itorero ribeho, ryezwe, ribe umugeni wawe. Buri wese mu muhamagaro we, mwami, ukeneye kwabaho uburyo bwubaka itorero. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe, kugira ngo abo wahaye impano zawe, kugira ngo abagusaba impano zawe
banasobanukirwe n'icyatumye uzibaha kandi babeho muri ubwo buryo bujyanye n'icyatumye uzibaha, maze itorero ryawe muri iyi paruwase ndetse no kugeza ku mpera y'isi rikomeze ryubakwe. Aba bose rero bemeye ijambo ryawe bakaguha imitima yabo, ubagirire neza, ubaha umwuka wera w'ubuzima, ubaha umwuka wera w'ubuzima babeho, ubaha umwuka wera w'ubuzima w'abana bawe, ubaha umwuka wera w'ubuzima, ubakurize muri uwo mwuka, ubaha umwuka w'imbaraga, bakora umurimo wabahamagariye. Bisabye mu izina rya Yesu, amen.